Yego nagwaye ikaze ukomeje gukurikira Gospel Site TV. Ndabakunda cyane mwese ujya guhitamo kuri iyi video, ndabakunda cyane. Imana ikomeze kukumera umugisha ukomeye cyane. Iyi ni Gospel Site TV mukomeje gukurikira. Ngiye nitwa Marase nkuko musanzwe mubimenyereye. Ubundi ndashaka kugira ngo tugaruke ku ijambo ryitwa rivuga ngo ntukihebe. Kubera iki ijambo narizanye uyu munsi kuri inshuro, hari impamvu ikomeye nayizanye no kugira ngo ujye unkurikiye iri jambo ribashe kukugeraho. Ntabwo nkuzi ujye kuri iyi video gusa nizeye neza ko iri jambo ryo kubwira ribuze kukugira umumaro ukomeye. Nshuti yanjye uzo kunyandikira muri comment uko mvise amagambo nakubwiye no kwabonye iyi video. Ndabakunda cyane mwese murabambire kuri njyewe. Ijambo ntukihebe impamvu narizanye uyu munsi. Ushobora kuba warahuye na byinshi bitandukanye mu buzima bwawe, aho uvuka, aho waturutse, ubuzima waciyemo butandukanye. Hari ibintu byinshi wahuye nabyo byatumye wiheba. Nubwo rero wahuye n'ibyo bintu byinshi bitandukanye bigatuma wiheba, reka nkubwire ngo uyu munsi Imana iracyafite ubushobozi bwose bushoboka. Kandi Yesu arakikiye ku ntebe y'imbabazi, abarimo arakureba ibyo urimo gukora byose, naho buri naho utuye n'ibyo ukora byose Imana irabizi. Reka nkubwire ngo ntukibe nubwo hari ibyo uhora nabyo bitandukanye. Ushobora kuzaca mu bintu byinshi, ushobora kuzahura n'abakubwira nabi, ushobora kuzahura n'abakubwira ko ntacyo ushoboye, ko ntacyo uzageraho bitewe n'uko bakubona muri ako kanya. Ariko reka nkubwire ko Imana ariyo iba ifite umugambi wa nyuma ku buzima bwawe. Nta muntu n'umwe uzi icyo uzaba cyo ejo hazaza uretse Imana yo mu ijuru ibizi. Reka nkubwire ko ubushake bw'Imana ntabwo babuhatiririza, ahubwo iyi saha yageze yayo kugira ngo ikore icyo yakuvuzeho iragikora. Kandi iyo igikoze nta muntu uzuvuga ngo gukena cyangwa iki ngiki ko cyabaye. Niyo mpamvu ndi kubwira ngo ntukihebe mu buzima bwawe, nubwo wahura n'ibintu byinshi gusubiza inyuma, nubwo wahura n'ibintu byinshi bituma ujya kure, ariko reka nkubwire ngo ntukihebe. Yego, hari ijambo rivuga ngo icyo uzaba cyo ntaho kijya muragendana. Reka nkubwire ko icyo uzaba cyo ntaho kijya muragendana. Ari byo uhura nabyo, ari byo bakubwira, ari byo wibonaho, ntabwo bishobora gukuraho icyo uzaba cyo. Ntabwo nzi niba iri jambo buryo bizi, reka nisubiremo. Ibyo ugendana nabyo, ibyo wibonaho, abantu ubona bakuvuga, ibyo ubona byose uhura nabyo mu buzima bwawe bikakubangamira, bikakubera ingaruka mbi, bikakuzanira ingaruka mbi mu buzima bwawe. Ibyo ngibyo ntibishobora guhindura icyo uzaba cyo, kuko icyo uzaba cyo muragendana. Niyo mpamvu utakagombye kwiheba mu buzima bwawe, mpamvu utagombye kwiheba ngo uvuge uti ese nzakora iki, ngo ubuse njyewe nashoboye, ngo ubuse ngo Imana iranzi. Oya, reka nkubwire ntukihebe. Haracyari ibyiringiro ko igiti cyatemwe cyongera kigashibuka. Ndabizi neza aya magambo ari bubagirire umumaro, kandi ukomeze kunkurikira iyi video wisoze kugira ngo ubashe kumva n'andi magambo atandukanye. Umuntu ashobora kuza akakubwira ati wowe uri fake, cyangwa se wowe nta kintu uzageraho. Ndagira ngo utazarakarira uwo muntu, kuko se w'ibi Satani niwe uduteza abantu nk'abo ngabo, udutesha umutwe kugira ngo uve mu byizerwa, uve mu Mana, ahubwo uzarakarira impamvu yatumye akubwira ayo magambo. Iri jambo ndarisubiramo. Umuntu nakubwira ngo uri fake, uri mubi, nta kintu uzageraho, agutesha agaciro, uzagaruka inyuma wibaza impamvu yabikubwiye. Icyambere ashobora kuba abikubwiye gutyo kubera ubukene. Ugomba kurakira iyo mpamvu y'ubukene, ukavuga uti ngiye gukora cyane kugira ngo nzagere kuri ibi. Hari n'igihe uzumva bakubwira ngo kugira ngo asuzuguro kakuveho, kugira ngo udakomeza kwereka abantu ko udashoboye, bigatuma bagusuzugura. Ko ikintu cya mbere uzakora ari ukwivana mu gisuzuguro cy'ubukene, ugakora cyane ukava mu bukene. Ikindi kintu gishobora gutuma abantu bagusuzugura ni ibyaha. Ushobora kuba hari ibyo ukora bitandukanye bibi, ushobora kuba hari ibyo ukora wisangamo bitandukanye bibi bidahesheje Imana icyubahiro. Cyane cyane ko muri iyi si biba ari hatari. Iyo uri umunyabyaha abantu kwiyumvamo biragorana. Iyo uri umusambanyi abantu kwiyumvamo biragorana. Iyo uvuga nabi abantu kwiyumvamo biragorana. Rero umuntu ashobora kukubwira ijambo cyakubwira ati wumeze gutya na gutya,
ntacyo ushoboye kubera ibyo byaha. Urumva kubwiye hari impamvu ibimuteye, noneho ikintu ugomba gukora iyo mpamvu ituma akubwira gutyo. Aya magambo sinzi namwe murayumva, niba urimo kuyumva ukanayazirikana aragushimiye cyane. Ibyo uzajya uzirikana uvuga uti ese impamvu ari kumbwira gutya ni iyihe? Yego Imana irakuzi, Imana izi icyo uzaba cyo, ufitiye n'intego nziza mu buzima bwawe, ariko garuka inyuma utekereze ngo ubundi ndinde nkora ibiki kubera icyo hora bambwira gutya aya magambo. Yego umukristo we sinza usengera, sinzi idini ryawe ndango cyangwa se itorero ryawe, ariko aya magambo akubira inkomezi mu buzima bwawe. Rero nkubwire ngo ntukihebe, hari byinshi uzahura nabyo ejo hawe hazaza, nta wundi muntu hazi uretse Imana yo mu ijuru. Nawe nubwo watekereza uvuga uti ejo nzaba meze gutya na gutya, ejo nzaba ndi umuntu uyu n'uyu, ndagira ngo nkubwire ko iminsi irahinduka uko wabiteguye ntaba ari kubisanga. Ariko reka nkubwire ko Imana yo ibizi ukuntu uzaba umeze mu gihe kiri imbere, cyangwa se icyo uzaba cyo. Noneho ikintu kibaho iyo Satani arebye imbere yawe hazaza ukuntu hazaba hameze neza, araza akakwica utarahagera, akakwica imitekerereze, imyumvire, akayisubiza inyuma, agatuma ubasha kwiheba. Kandi iyo umuntu yihebye nta cyizere yigirira. Yego aya magambo muyumve, iyo umuntu yihebye nta cyizere yigirira, yumva adashoboye, yumva nta kintu yakora ngo kigende cyangwa se ngo cyemerwe. Yego ahangaha uyu ni Manase, yashyizemo abantu babiri kugira ngo mbereke neza akantu ngiye kubabwira. Ndagira ngo nkubwire umuntu wihebye nta cyizere aba yifitiye, ikindi bitekerezo bijya kure, burya atabasha gutekereza ngo avuga ati ese niki ngomba gukora muri uyu mwanya, niki ntagomba gukora muri iki gihe iki niki. Kuko yamaze kwiheba aba yumva nta kintu agishoboye, kuko yamaze kwiheba aba yumva nta nshuti yagira, kuko yamaze kwiheba aba yumva nta kintu yakora ngo cyunguke, kuko yamaze kwiheba aba yumva nta kintu yatekereza ngo kigende, kuko yamaze kwiheba nta kintu na kimwe yumva yakora cyatuma amera neza. Rero kwiheba ni ikintu kibi, niyo mpamvu nkubwira ngo ntukihebe. Niwumva hari imyumvire itangiye kukozamo yatuma wiheba, uziyambaza Imana, uzasenge, wumva ubohotse muri wowe. Ikindi iyo umuntu yihebye ntabwo ahonga inshuti, ahubwo usanga inshuti ukasangiza ikibazo ufite zikagufasha kugikemura, ibyo zidashoboye ukagitura Imana. Yego ntuzihebe ngo uvuge uti njyewe ndagenda nihererana ibibazo byanjye. Iryo ni ikosa. Niwiheba uzibaza impamvu wihebye, iyo mpamvu yisangize abantu uzi neza bashobora kugufasha. Yego hanyuma kwiheba kuveho. Iyo umuntu yihebye rero agira ubwoba. Burya ni wiheba, impamvu mbabwira ngo ntimwihebe. Iyo umuntu yihebye agira ubwoba, ikindi akagira isoni, kuko aba arimo kwikandagira, kuko yumva isi yamwikaragiyeho, niko nabivuga. Urumva rero ni ibintu biba bitoroshye, uba ugomba kwirinda mbere y'igihe, mbere yuko ufatwa n'imyumvire yo kumva wihebye mu buzima bwawe. Sinzi niba aya magambo muri murayafata, gusa uri murayafata ndagushimiye cyane. Ijambo ntukihebe impamvu narezanye kuri uyu munsi, kugira ngo mbwire abantu ngo ntimukajye mwiheba mu buzima bwanyu. Hari igihe kiri imbere, hari ibyiringiro. Yego ntabwo uzi icyo uzaba cyo, utekereza ko hari icyo uzaba cyo, ariko hari igihe icyo uzaba cyo gitandukanye n'icyo utekereza uyu munsi. Rero ushobora kwiheba uyu munsi bigatuma utakaza amahirwe yo kuzagera ku kintu Imana yagupangiye kugeraho, cyangwa se icyo wari kuzageraho, icyo wapangaga mu nzozi zawe cyangwa se mu ntego zawe. Ni ukuvuga ngo mpamvu nkubwira ngo ntiwihebe, hari abiheba bakiyahura, undi yakiheba akavuga ati njyewe sinzongera kugura iki n'iki, sinzongera gukora iki n'iki, kubera kwiheba, kubera n'ibibazo wahuye nabyo. Ushobora guhura n'ibibazo nk'urupfu, ugahura ibibazo nko kwibwa, ugahura ibibazo nko gutsindwa mu ishuri, ugahura n'ibibazo nko kurata diplome, ugahura n'ibibazo byinshi bitandukanye. Ibyo ngibyo bigatuma wiheba, hanyuma byatuma wiheba bigatuma ugira indi myumvire itandukanye ugusubiza inyuma. Kandi iyo wihebye imyumvire igufata ni gusubiza inyuma, ntabwo ari guteza imbere, cyangwa se ituma utekereza ibintu byiza, cyangwa ituma utekereza ibintu byagufasha mu buzima bwawe. Ni mpamvu nkubwira ngo ntukibe inshuti yanjye, ahubwo uzajye wizere Imana ko ishoboye byose, kandi wumve nawe wifitiye icyizere. Ntukihebe rero mugenzi wanjye, wa mukobwa we, wa musore we, wa mudamu we, wa mupapa we, umvise iyi video, wa mwana we. Imana mwese bahereza umugisha. Ndabakunda cyane. Njye nitwa Manase. Kora subscribe kugira ngo uzajye ukomeza kugezwaho izindi video zitandukanye. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.
ntukihebe mu buzima bwawe, Imana irakoze. Ntukihebe. Murakoze cyane. Iyi ni Gospel Society TV, arimo kurikiye. Imana ibahereza umugisha. Ciao, turi kumwe.